dusuje umuntu wese uri kureba Soul TV. Uyu munsi twazanye umusaza w'umucuranzi kandi w'umukirisitu ukijijwe. Amazina yanjye ni Eri Bright, tugiye kuganira. Reka komeza acurange twumve. Muzehe komeza ucurange twumve. No muzehe reka tuganire nono. Reka tuganire n'uyu musaza dusanze afite gitari, afite na Bibiliya. Reka tuganire atangira twibwira. Aratwibwira arahita anabanza dusengere. Karibu. Data wa twese wo mu ijuru, ndi imbere y'amaso yawe. Nejejwe no kongera guterana n'uyu muryango. Uyu ni umuryango mutagatifu kuko tuvuga ijambo ry'Imana. Aravuga ngo babiri cyangwa batatu bateraniye, Uwiteka bari hagati yabo. None rero Mana utube hafi. Ibiganiro tugiye kugirana byose bitwubake kandi bishimishe abantu benshi bizamura icyubahiro ku izina ry'Uwiteka Imana ihoraho watubambiye ku musaraba. Ubwo rero ugiye nitondagije Imana François. Ndi umukristo muri Bethesda Holy Church. Okay, bamwita François. Dutangiye tubona afite gitari, dutangiye gakeya tugenda gake. Turashaka kugenda ikiganiro kimera neza cyane. Turabona ufite gitari, banza ducurangire mbere yo kugira icyo tukora. Banza ducurangire. Dushakire nk'indirimbo yo mu gitabo, uducurangire indirimbo imwe turirimbe. Mwami wanjye Yesu uri ngabe nyingira, ungosi imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Ungosi imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Satani nubwo ari umwanzi, anteza ibibazo byinshi, ubupfubyi no kwigunga, ubukene ndetse n'indwara, gupfusha no kwiganyira, abansi bahagurutse kunganya. Ariko ijambo ryawe rikankomeza umutima, Mwami wanjye Yesu uri ngabe nyingira. Mwami wanjye Yesu uri ngabe nyingira, ungosi imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Haleluya. Amen, amen. Wabyumvishe none ubu ngubu nibwo tutangiye. Ubu turatangiye, tugiye kuganira n'uyu musaza agiye kutubwira. Muzehe wize gitari gihe ki? Nize gitari guhera muri 2018 aho nari maze kwakira agakiza. Mbona ari byiza, biraryoha, mbega biramfasha kandi no mu busaza bwanjye biranyubaka. 2018 nibwo wize gitari? Yego. Ko bajya bavuga se nimba atari ibanga wize gitari ufite imyaka ingahe? Ko bajya bavuga ngo nta muntu wiga gitari ukuze ngayimenya. Barakubeshya. Nari imyaka kugeza kuri uyu munsi mfite imyaka 65 muri 2018 urumva ko nari mfite imyaka 59. Uhitamo kwiga gitari kuri iyo myaka cyane. Na ibintu byako ku ishuri n'ubu ngubu uracyayiga? Ndashaka gukomeza. Ngo umuziki nta muntu ujye umenya. Reka uzi ukuntu wubaka. Ku myaka 59 uhitamo kwiga gitari cyane. Ongera ucurangira abantu. None ucurangira abantu tutaririmba. Twumvishe kabisa isanzure. Tufurahi weekend ye. Tufurahi jama, tufurahi weekend ye. Kuri iyo myaka yiwe 59 ahitamo kwiga gitari.
uri kumva kuntu ari kuvuza gitari karebe hari akantu yari yibagiwe niyo mpamvu ngo bitajyagamo neza none reka none agakoresha twumve subiramo nk'ako kantu none mzee reka no dukomeze ka kantu yakabonye hari akantu yari yibagiwe none yakabonye none mzee reka tuganire watubwiye ko wakijijwe 2019 tubwire ubuzima wari ubayeho mbere yuko ukizwa byari bimeze gute muri make tubwire w'ubuhamya utarakizwa muri make nari umunywa agacupa twanwaga twabyeri 7 ku munsi haza kugira none n'ijya amafaranga agabanuka arabura ntubasha kwireka iyo winyoye nigira muri dondo ubwonko maze ndabudonda burashirira ko buragenda burashirira nyine nanjye urumva aho nari nsigaye ariko haje kugera igihe bangombwa mbona ubwo buzima ntazabuvamo ndavuga ni byiza wajya gukizwa ngenda nasomye kamwe mu rusengero nagiye ngezeyo bari barimo uwo twicaranye none nkibuka ko yukoranye ngasanga namunukira inzoga gasohoka burya byarangiye nsohotse ndavuga ni ibingi bisi byo ndagenda ndatuza ariko igihe cyarageze inko nihira igihe nagiye nijyanye ndanayoba ariko nageze babaje uwihana mbu wa mbere uwo munsi kandi uko nagiye mbabaye kuko Imana yaranyakiriye nagiye ndi impunzi iranyakira n'uyu munsi byaha bindi nabikora nk'umuntu ariko ntabwo nagora icyaha cy'inzoga n'itabi ntibishoboka ibyo ngibyo kandi Yesu rero buriya nikirumara ni ukuri kuwiteka uhoraho ikintu bita inyota yanjye n'amazi iyo mbonye umuntu w'inzoga mu by'ukuri simbona ikintu arimo akora icyo ari cyo simbyumva ego nose muze ubuzima wari ubayemo nubwo ubayemo ubwiza n'ubuhe kimwe cyo buriya itorero ni umuryango mwiza ni umuryango urera ni umuryango urwaza ni umuryango wunga hava inama nzima nicyo gituma n'abantu bagiye nanjye nagize utubazo ntubone kuko nubwo nagiye ndi impunzi umuntu agenda agira icyo ahunga urugo rwa mbere rwarasenyutse rumaze gusenyuka nsanga ni ikibazo kimaze kuba ikibazo noneho nsanga bambwiye ibindi bintu nsanga na za nzoga nzanywa ubu umugore yankuyeho abana bavuga ni bo ubu komere kuzasaza mwaka yoga ngahawe n'abana nabyo none bakaba bankuyeho nzahisa abandi singiye kuzasaza nsaba inzoga n'itabi François nibwo nirukiye mu rusengero Yesu aranyakira ubuze ufite ubuhamya none hahise hazamo ibintu by'abana kuguta kukwanga none tubwire ku buhamya ndikumva ufite ubuhamya tubwire reka duhere uri umusore ndi umusore nakundwaga n'abakobwa benshi ariko nashatse ndi Burundi navuye mfite abana 2 nageze inonwa kakayoga niba ariho byavuye kugira ngo wenda n'urugo rusenyuke niba ari ntabwo mbizi pe Burundi wavuye ufite umugore mfite n'abana 2 umwana umwe yarishwe bikirwa aho ngaho ariko mu nyuma yishwe gihe ntari narasubiyeyo maze gusubirayo ubwo umwana amaze gupfa apa sinabimenye sinigeze mbimenya na gato ariko hashize igihe noneho ndwara ibisazi aho mbimenyeye naraturubuye waravuye i Burundi oya nari nkiri Bujumbura wari ukiri Bujumbura yego narwaye ibisazi abana bari baramaze kuba 6 navuye bari bamaze kuba 6 ubuze ubwo buhamya ni bwinshi ni burebure cyane ntabwo waguca nari dukomeze ubwo ni ukuvuga ngo rero igihe nari Bujumbura nari nsubiye ngiye guhindura ubuzima bitewe nuko nagiye wenda utiyoga twarakubise hasi sinzi niba ariko byagenze mpabwa n'itike kugira ngo ngende nsubirayo hanyuma ngeze ibyo byago byose biraba bimaze kuba noneho umutwe uratakara ndwara ibisazi unasaze kabiri ndazi uko umuntu asara nubona umuntu yahindutse gutya umutwe we burya nushaka uzamugirira impuhwe narasaze nyagusara imyaka 2 ubu uri mu muhanda utari umusazi wirukanka ukora imirimo igutunze hakumwe kwa bamwe na bamwe tureba hano burya ntago baba ari bazima iyo mbabonye gihe wenda bamenye ko nabibayeho
uruzi ko amazi aryana amazi aryana nk'urusenda ntacyo narinzi genda bizi utashizemo urusenda reka gute amazi araryana kubera ko utarayoze yajya mu mbira kiruka kwa kundi kwa essence pe bigapenetre kakurya neza ukagira ngo ninze n'urusenda baguteye kubera ubu butamenyereye yes urumva iyo ugeze aho ngaho umuntu akaba yavuga ati uriya ntabwo twasangira cyangwa se ukabona umuntu wese akakwinuba n'abakwinuka bakaba bakwinuka ariko utabimenya wowe ntabwo uba wuzuye muri make uba uriho utariho. Okay, no twakomeje uvuye mu Burundi ubwo wasaze uri mu Burundi yari mu Burundi. Okay, ubwo naragarutse naje gufata umwanzuro wo kuva mu nzoga inzoga nzivuyemo nibwo natangiye kongera kuvugana n'umuryango barampamagara bati ngwino abana baragushaka narabyemeye njya muri ambassade bampamara c'est passé amana na visa ndaza ngeze ino hano sanga baraho ariko banyakira nk'umuntu nge bambonye nk'umuntu utariho wapfuye banyanga ntabizi ntazi uko ibintu bimeze sinakiriwe rero nk'uwakiriwe mu rugo rwe oya ibyo byabaye ngombwa ko ndetse hashira iminsi mike bantanze ntangira kwangara ndwaramo igituntu mbagiye nyine ibintu nk'ibyo byose ubuzima bwi buratangira nongera gusara nanone bwa kabiri aha ngaho inyamata narabasariye inyamata nyine natangiye kwihoza zadonwa nko n'ubundi n'agahinda n'ibiki byose nyuma yaho ndwaramo igituntu ngira intege nke cyane okay ariko nyuma yo gukira igituntu ubwo nibwo nagiye kwiyakiriza mu gakiza maze kumva ya makuru yose ndavuga nibo ugiza no guhungira ku Mana mu Mana umuntu araruhuka rero niho naruhukiye. Nose uko kuntu gushaka ngo wambwiye ko washatse umugore wa mbere wa kabiri ibyo byagenze gute? Umugore wa kabiri ni kwa kundi niba umuntu nagura ngo nahuye n'Imana ni ibintu nagatangaza. Umugore wa kabiri ntago byamvuna nshobora kuba ntararengeje amasaha 12 guteretana nawe ntago byatwa amasaha niba ari menshi 18 uhita mubana twese tubana amasaha niba ari menshi 18 ukoresha iriye banga itariki hari ibanga rihari itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatanu yajemo ibintu bidasanzwe 21 y'ukwezi kwa gatanu nabonye umugore 21 yindi inkoko zanjye zarabyaye 21 y'ukundi kwezi umwana nawe aravuka na matariki 3 ahuje n'ibitwegeze ariko ibyo byose byabaye ara amahirwe naje kugira rero burya Imana yijya gukiza ntabwo isaba itike umugore nawe yaje ari umukristo nta nzoga bagize amahirwe cyane bagize amahirwe nibwo nagiriwe tukiraho uwa mbere ntabwo mukivugana byagenze gute? Turavugana nk'umuryango niwe wijyanye byagenze gute? oya baranyirukanye baranyenesha njya kuri polisi mpageze muri ntibanyakiriye nza hano ku kagari mpageze PO arambwira ngo ntimuzi kwiyatira icyemezo cyangwa se mugasubiraho mwari muri ndareba none niba ari gutya bambwiye ubwo nta kundi birakaze ubwo amategeko y'ikigore arakomeye reka ntuze ko nta rundi rubanza najya gushaka ku mugore nabyaranye nawe 6 ndatuza kandi kuko ndasaba n'abagabo bagenzi banjye bandi kugira ngo mu buhamya ntanga kuri uyu mwanya aho ngeze kuri uyu mwanya ariko mpagaze ku biringingi byanjye uwo mugabo wese uhari niyisobanukirwe amenye ko ari umugabo nta kizamukura ku bugabo bwe wisobanukirwe mugabo wahuye n'ikibazo nk'icyo nahuye nacyo umenye ko uri umugabo umenye ko ibi byose bizakureba ariko umenye ko birinda kigabo kuko nanjye nararinze kandi undiho mu gihe bavuga ko napfuye uvuga ko napfuye nawe yaribeshye kuko yagenda cyabyara abandi bana ntabwo ndi umuzima ndi muzima ndi umukirisi muzima pe ubundi umugabo wo kubihamya n'ubu ngubu uracyakomeje ubwo bwana n'umugore we wundi mbana n'umugore wa kabiri nose hari akantu wari utubwiye ngo wamuterese mu masaha niba ari menshi ni 18 amasaha 18 bivuga ko imyitwarire nari mfite maze kwinjira mu gakiza ngenda nidundikira gutya nitwaye neza babona bari bazi ko ndi umusazi bakaruka bagasanga ndi muzima bikagaragara ko nta kosa mfite agakiza kangira neza ngira n'inshuti nziza tugendana nazo zibasha kugira icyo zimarira umuntu ku nama n'ibiganiro n'inyunganizi y'urukundo nagaragaye nk'umuntu ufite umuryango abarakwemeye ubu mumaze kubyara ashobora kuba ari aracyari umwe ashobora kuba ari we washatse ubwo ntabizi kuko byarihuse uri bake nawe yarabishaka birashoboka kuko ntago byangoye nose we yari yarashatse nawe yarabyaye umwana umwe we yarafite umwe yarafite umwana umwe ubwo subwo nawe yaramuzanye oya umwana we abana na se ubwo umwana asigaye kwa se warase ubu mubyaranye umwana umwe yego
haye umwana w'umuhungu mwiza mwita cyomoro cyomora ibikomere. Izina rimwe kandi noneho nta nubwo ryanditse Nirisirino ubundi yitwa oya ntabwo ryanditse ntabwo ryanditse ariko no mwanya niryo yitwa cyomoro cyomora ibikomere cyane. Nyine abantu bagiye mu gifupi akizwa cyomoro ariko giye nongeraho cyomora ibikomere muri jewe muri batse kundangamuntu azajyaho cyomoro hajyaho Ngabo ya Sir Richard. Nana bafite amazina menshi oya nabiri ni ibisanzwe akandi nakabyiniriro ni ibisanzwe. Rero turakomeje na muzehe agiye ngaho ongera ducurangire turirimbira aka karirimbo kandi dufatanye. Singiza umwami ni mwiza isi itararemwa yariho, yenshi mu mwami wankunze namuzi shimwe ndirimba ni Yesu, ayiberaho si icyarimwe sumuhemu kandi ntabeshya arakomeye ibitangaje genza muvuga nzamurata Yesu we aberaho sitarimwe sumuhemu kandi nabeshya. Sumuhemu kandi sabeshya ntabwo abeshya. Iyo uririmbye nk'iyo ndirimbo urumva amagambo arimo uhita usanga wahitubwira umuntu utaramenya Yesu ijambo wamubwira. Umuntu utaramenya Yesu ni wa muntu ukiri mu byago ukeneye gutabarwa, ukeneye amasengesho n'inkunga y'amasengesho nyine, ariko ikiza nuko yajyagana urusengero aho ruri kuko ruraremesha. Urusengero ni umuryango, uravunika bakakunga, urarwara bakakurwaza, urasaza bakagushyingura. Egera urusengero, abajyanama bose niho bari. Ni umubyeyi, umuntu nta nzoga wanyweye kurusha izo muzehe yanyweye ubusobanuro ntawe nanyoye. Reka nkubwiye urazi njya kwivura mibe ibintu nakoze bombe nkoresheje inzoga. Cyo gihe nakoraga umuboyi igisanduka cy'abazungu cyabaga kirimo, nakuyeho buri icupa ryose ripfundiye, nakuyeho umufuniko mbangamo nakumwimerere nkora bombe byose biragenda. Amoko y'inzoga nanyoye ntawe. Nuvuga ngo nanyoye izo niguriye nkwa n'izo ntiguriye. Inzoga rero cyakora gusa icyo nabonye ni kimwe, nta cyiza cy'inzoga. Bashake bazireke ko bararuswa n'ubusa. None uradusomera na Bibiliya, ndabona wazanye na Bibiliya. Tukiri muri uwo mwanya fata Bibiliya usangiza abantu, hari abantu bari kukureba buriya. Utubwire ijambo ubwira abo bantu batarakizwa, ugira icyo ubabwira. Uratubwira nawe ugiye gusoma kugira ngo abantu badukurikiye nabo basome Bibiliya. Tubona turi mu Bakorino. Yego. Tugiye mu Bagalatiya. Yego. Dusubiyeyo. Dusubiye mu ba Okay, tugiye gusoma muri Yeremiya 17 ku murongo wa 11. Aha hantu haravuga ngo umuntu wirundanyaho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkware ibundikira amagi itateye. Ubwo butunzi buzamusiga agabanijemo kabiri iminsi yo kubaho kwe, hanyuma azaba umupfapfa. Akandi ko kantu nshatse guhagararaho konyine. Mu bakirisitu benshi turagenda tukabatizwa mu mazi menshi, ariko tukishushanya tugatwara iby'Imana uko bitari. Umuntu yabazi neza yuko ibintu atari ibye nabirekere nyirabyo.
nk'uko n'ibyo Imana bihabwa Imana. Ni ukuvuga ngo nk'aba bantu benshi uko nagize kiriya kibazo ntabwo ndi umwe. Hari abagabo benshi basaze, basazwa n'ingo, bamburwa ingo nk'uko nanjye narwambuwe, barwara ibisazi, bajya mu tubari, abandi bagurisha imitungo barayigabagabana, abana barangara. Ibyo byose si inyungu, biba bisenya umuryango. Kandi umukirisitu, umugabo n'umugore bagomba kubakana kugira ngo ingoro y'Imana igire abantu. Hagati aha rero, iyo umwe muri aba ngaba anyaze ibintu mugenzi we, ameze nk'inkware ibundikiye amagi itateye, nta nyungu azakuramo kuko ntabwo baraye, ahinduka umupfapfa kubera ko ari abo bana ntacyo abungukamo, ari na bya bindi abisiga ku isi. Niyo mpamvu naringiye kujya hariya mu itangiriro 3 Imana ishyira Aburahamu muri Edeni, Adamu muri Edeni akabamo, akagira igihe cyo kuvamo bitewe nuko inzoka yamushutse. Yamubwiye ngo uzatutubikana kandi uzava mu isi upfe uri umukungugu nk'umukungugu nyine, sibyo? Ibi byose tubirangiriza hehe? Ni hariya ijuru. Niba utarifite kuri uyu mwanya uri ku isi, no mu ijuru ntabwo uzajyayo. Inshuti yawe uzayikunda, uzakunda Imana ute udakunze inshuti yawe? Banza ukunde mugenzi wawe, ubone gukunda Imana. Ijuru uzaribona uri ku isi umerewe neza, umwana wawe abeho, avugwe neza, nawe uvugwe neza. Nusaza bazavuga ngo urasinziriye, ariko nuba mu mwuka bazavuga ngo yagandaguritse. Niyo mpamvu ijuru urikorera uri hano ku isi kandi uribonera uri ku isi. Nibwira ko uzariburira hano ku isi ube ngo mu ijuru uzagerayo. Nicyo nashaka gusangiza aba bantu bere kurwana n'ibyisi, kuko isi bayisanze aho bavutse bambaye busa nk'uko uyu muntu nawe yavutse. Kandi uri umukungugu wa muntu we, uzasubira mu mukungugu nimo wakuwe. Ngije amashaka kubageza uyu mwanya. Amen, amen. None muze dusobanurire, hari abantu tudasobanukiwe. Abantu baravuga ngo iyo turi mu isi, ngo abakirisitu bari mu isi, ngo ubuzima ubayeho mu isi ngo nibwo bukwereka nubwo tuzabaho mu ijuru. Nawe wari ukavuzeho gato, ubuzima umuntu aba abayeho no mu isi aba yumva bimeze nk'uko mu ijuru bizamera. Ababayeho neza, abafite iki, abandi badafite batabaye. Umuntu uri mu isi ukijijwe, uravuze ngo ababayeho neza, ngo ni ikigaragaza ko no mu ijuru azaba. Ni ukuvuga ijuru ari mu isi. Ku bwanjye kuri uyu mwanya reka nitangeho urugero jyewe, ngereranije naho narindi, nemeza ko urusengero ari ikintu cya mbere gikomeye. Imbabazi n'imbaraga mfitiwe n'abantu kuri uyu mwanya, nta juru rirenze iryo ngiryo. Nimpa nzasanga basokuru. Niyo mpamvu nanjye ngomba kurwanya kwitwara neza igihe bishobokeye cyose, nubwo ngambirira gukora ibyiza ikibi kikantanga imbere. Ariko intambara yanjye niyo ngiyo, nibwo rugendo rw'umukirisitu. Muri macu uri mu isi n'ubundi ubayeho neza cyane. Ese uba ufite iki? Ni amahoro? Amahoro yo mu mutima ubwayarahaje ko si ubutunzi. Umutunzi ntabwo asinzira, ariko ubugendagenda nkaryama no kumanywa ngasinzira. Dore ukuntu hari amahoro. Umwanzoga adafite amafaranga y'agacupa mu mufuka, aho ziko uwo munsi araraka n'imbaraga zikamurya ntazihari. Faransa ibyo bintu narabikijwe ntabyo ngira. Imbaraga zikakurya kandi zirakurya ukamara nibura iminsi 5 ugomba kuyimara kugira ngo ubone agatotsi k'umunsi umwe. Ari handi bitotsi byakugonze warembye wumye ukabona, ariko nabwo ntikuba ari ugusinzira, nko guhirima. Guhirima ntabwo ari ugusinzira. Ariko ibyo byose genda narabikize. Ayo ni amahoro ya mbere. Ni amahoro ya mbere mu mutima. Ni amahoro. Bo iyo mfite amafaranga 1000 n'urugero nguhaye, icyo gihe saa yanjye kuko ntacyo nkeneye kuyagura, nta tabi njya kuguramo ifege y'ijana, ntabwo ndi buyavunjisha, nabisezeye, nta doni ubwo nkoya 300, cyagihumbi cyagenda kigumana. Ejo ukazasanga mbyutse nk'igifite, ntacyo ubonye hano mu ikofi, kandi nkimaranye iminsi 3, kandi maze 3 njya ku kazi sinkore, ngataha. Ariko aya mafaranga ntabwo aravamo, ndacyafite ntabwo aravamo. Mbere nk'igihumbi bakimaranaga nafataga gutya mu ntoki, nkagenda nyatuye mu ntoki nk'idarapo, nkagenda ngahereza bakansubiza ibiceri, bakamana donda ubwonko.
ntabwo amafaranga atavunje ntiyabaga ari ayanjye yanjye byabaga ari ibiceri banshubije muri make nk'igihumbi kera utarakizwa wakimaranaga nk'iminota ingahe iyo najyaga navaga gishize none se iyo afite done umuntu iraryoha ugatangira igifaransa hanjye kwanza jya nakundaga n'agafaransa cyane cyane utangira agafaransa je suis content d'avoir cette occasion s'il vous plaît de parler le parole de Dieu. C'est comme ça que je vivrai un peu la paix de Dieu et grâce pour vous. Ndavuze ngo ubu ndi mu mahoro y'Imana kandi Imana ibagirire neza. Umugisha w'Imana ubagirire neza. Igifaransa byari bimeze neza. Oya ubundi iyo harimo agacupa urakididuza nyine ukaba uri umuzungu. Nawe reba igifaransa cy'amashuri 5. Icyo giciro kuvuga ni cy'amashuri 5. None se ko ariyo nize. Ko numva se kivuga neza. Ekada? Ntabwo ari neza. Igifaransa urakivuga neza. Oya. Comme ça. Je vais jouer à la guitare. Aravuze ngo ngagiye gukina gitari, cyagiye gucura. Byo muze. Allez vena do le berere chele allez vena do le berere chele j'ai rencontré 3 gentilles demoiselles, c'est la vie qui nous met, c'est la vie qui nous met. Je n'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je n'ai pas choisi, j'ai pris la plus belle. Elle m'a dit, pourquoi n'avez pas elle? C'est le différence que je parlerai avec le guitare inconnu. Oya nuko nyine urumva ko nagira ngo nkumvije yuko nakiza amashuri 5 ntacyo bamaze nabari make cyane hako nyine nihagararagaho mu gacupa kanjye nkumva ari igifaransa gusa inyarwanda kikigirayo hako muri uyu mwanya mbasha kukivugana n'ugishaka uko biri kose reka sinakireka ntabwo nakireka gake karaza nyine ko mu busaza kandi n'umwana wawe azakika cyane agomba gukika cyane agomba kwiga ikintu bita indimi hako dore Imana ntagize yo kugira abagore bazi indimi kumva numva umwana wanjye yavuga indimi none bose ntago bazizi nagahinda we nta kibazo wowe zaje uzivugana n'umwana ndagerageza umwana wawe agomba kwiga igifaransa azatangira kwiga nkagiye ki haracyasigaye imyaka ni myinshi afite amezi 8 kugeza ubu amze wacuranze gitari mita nkwitegereza hari umuntu musa kandi uririmba gwiki hari umuntu musa kandi uririmba n'umukobwa bamwita ngwikira nigira amata sinzi ko mbona musa cyane gira amata n'umwana wanjye ariko oya koko se wa 6 nawe wamubyariye Burundi oya hano rwa Kibirizi gira amata y'umuhanzi gira amata ni nawe mwana wa intoki zambere yagezemo n'izanjye yavukiye ahaguru kwa Bagasore turimo tuza hano kwa Ntuze kwa Dede gira amata y'umuhanzi uririmba neza igihe wamwakiriye mu biganza byanjye intoki zambere yagiyemo n'izanjye ubwire ya mpano si aho ngaho yayikuye cyane na sokuru yaracuranga gereka nawe yaracuranga nibyo wacu twese nuse gira amata amakuru yagira amata sha ntabwo duherukana mubona kuri YouTube ntabwo mujya muvugana se oya si we banyangishije se mama wawe yaramunyangishije data we umunsi banyirukanaga tubwire kuri story zagira amata umunsi banyirukanaga gira amata yabwiye mudugudu ngo nyakubahwa muyobozi ngo uyu muntu yaradutaye imyaka 15 yose kandi yarafite imyaka 9 umbwira ibyo bintu ahantu yabikuye niyo mpamvu umunyarwandakazi niyubahe uko abyari u Rwanda kanarurerera ndashimira ndetse na nyina wabagira amata kuko yarandereye pe naho ntabaye ariko icyo yakoze ni kimwe nuko yabisha umutima kuri giyewe no ku muryango icyo ngicyo no kumvugisha ntibishoboka sinzi uwambwiye umwe muri uwo mukuru yarambwiye ngo muze ngo ndakwanga bivuye kuki igihe navaga i Burundi ngarutse naje nyine ntuzuye pe ntago nari muzima sinari ndiho ariko umwana we bamaze no kumenesha ndi hanze
aza gukenera amafaranga y'ishuri ngo yatsinze ikizamini, ubwo nshobora kuba naramushubije wenda ibitanari byo, ibindi mubwira yuko naho narindi aribo bahankuye, sinzi birashoboka. Agahinda nikica. Mwihangane ntago nari mbi. Iyo mbyutse ndwara turoma. Mwihangane. Nakomeje kukureba nkabona ufitemo agasura kagira amata. Ubu nta nubwo mwavugana. Nta nubwo yaza kugusura. N'umwana yabyaye ntabwo namubona. Ntabwo wamubona. Kandi ubu koko yarabyaye. Nta butumwa bwihariye wamugenera. Iki kiganiro azakireba. Cyawe namubwira yuko ari umwana wanjye uko biri kose, nubwo yabeshywe, jewe ntabwo namurakariye aho byavuye ndahazi. Ndahasobanukiye kuko n'abakuru be hariho abajya bibaza batese tuzamenya gute ukuri uwakosheje ninde. Sinzi umwana umwe wigeze kubibaza abandi, ariko kubera ko hari ubuzima bubi baciyemo, igihe batambonaga bigaragara ko ntari nanahari koko, naho nagarukiye nkagaruka ntari muzima, hari icyakozwe kitakozwe, nicyo gituma abana banjye uko biri kose genda bababarira. Bazize ibyo babwiwe n'uwababyaye kandi akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Hari amakuru menshi ntabasha kwinjiramo kuko nabameze nk'ugiye kumena ibanga ry'urugo, takora abana bararengana pe. Ibyo ndabizi, gusa simfite uburyo nababona, takora abana bararenganye kuko ibyo babwiwe siko byari biri. Ndaguha nk'urugero, nk'igihe icyo gihe najyaga i Burundi, nagiye umugore ambwira ati bo wakoranye n'abazungu ugenda wige cyangwa se ushake permis wenda tuzakora ibi n'ibi utuntu nk'utu, ndagenda ubu mfite kategori iryamye nicara aho ngaho ndabikora ndabikurikirana, ariko sinamenye uko business zindi zakurikiranye. Birangira umugore abyaye undi mwana, uri kumva abyarana n'abandi bagabo. Okay, niba ibyo byaragenze ukundi sinakubwira, niho havuye konona abana. Noneho na wa wundi nawaza gupfa, apfuye urumva ko abana babayeho nabi nawe urabibona, ku buryo bazi ko nta n'umuntu uhari, ndetse bakanibaza n'uburyo ki ibyo umwana yapfuye hama none sinabimenye mbona naze kandi ntabyo nigeze mbwirwa. Okay, ibyo ngibyo abana bararengana. Ntubone ngo baranyanze, baranyanze dakuru, ariko bararengana nibyo bahawe. Icyo ahubwo mbonereho no gusaba abanyarwandakazi bajye bashwana n'abagabo babo cyangwa n'abagore babo, ariko baho uburenganzira abana ku babyeyi babo, kuko umwana wese amenya ko umubyeyi yamugoye ari uko abyaye uwe. Icyo ndakikubwiye, ariko kenshi umuryango urahagendera. Ibyo iyo mbyibutse iminsi yose yaturoma iragaruka, kuko ndashaka kugura ko mfite intimba kuri bo, ushobora kuzajyana mu kuzimu ntazapfa nkize. Nubwo yamwita cyo murongo cyo muri bikomereye, nukubera ko nongeye gusubira kubona umwana nyuma y'imyaka 20, ariko ndagira ngo nkumenyeshe yuko agahinda ni kose. Birumvikana kuko ni kose. Mwihangane. Abantu benshi bajye bagerageza kurwanya ibyo bintu, bakora ibyabo, bapfa ibyabo, ariko batabizanamo batashyiramo umuryango. Mwihangane. Komeza twicurangire igitari. Nene murimbi akaririmbo. Nkimureke umugore wanjye. Nyine bagira amata. Uwo nkunda wagiye he, kongushaka sinkubone, kongushaka sinkubone, wagiye he, singoheka wagiye he. Ntacyo mfite gisa nawe, ntacyo mfite gisa nawe, rukundo rwanjye. Singoheka wagiye he.
icyo ngusabye uwo nikundira n'umutima runtu wavukanye n'urukundo rwawe rubengerana n'ubwiza bwawe busa n'irirenga ntacyo mvuze. Yego, iyo ni indirimbo wahimbiye mama Gira Amata, bamwita SP, bamwita mama Supe, mukuru w'abana bose. bamubwiraga ngo ngagaruke. Navuga okay, iyo ndirimbo nayiririmbye mbere birangije ibyo navuze byose nibyo yahise nkorera. None urabona atarahise ncika, yahise ncika, yahise binkorera. Hako nawe ndikumva ubundi sagarutse hari ubwo wamwemera, byararangiye. Ubu ngubu ni nyina w'abana, nta nubwo natandukanye nawe kuko dufitanye umuryango munini utuma tutatandukana. Niba abana bitekereza akanemeza ko napfuye, arabeshya abana ni ukubahemukira, kuko je nta impamvu nimwe yamvuyeho kandi abana bararengana tu. Rero nta cyantandukanya nawe kuko nta nundi wagira umuryango kuri je nkawe. Rero nuno munsi ntawe muruta imbere yanyu. Simwabyaranye abana banga 6 bose baracyari. Umwe yarishwe nyine sinabikubwiye ka. Ariko ntawe muruta uko biri kose. Umuntu mufitanye umuryango ngana gutyo. Usewe mujya muvugana. Iyi turavugana. Makuru se biba bimeze gutakubwira uko bimeze kameze neza hari. Ameze neza. Tuganira bisanzwe. Niyo hagize abantu bagize ibyago turahamagarana tukajya ku kiriyo tugahura tukaramukanya, niyo muhamagaye turavugana nta kibazo. Bega tubifata nk'abantu nkaho nta cyaba. Waza mubwiye muze mukabuza abo bana mukaganira muri kumwe nabo, yabyemera? Ntabwo mbizi muri we, kuri we ntabwo mbizi. Takora je wungiye kuzakora ibishoboka ntagire nsura abana kuko no kuri YouTube njya mbabona habwira mwaramutse ngo ndebe unsubiza neza, unshubije nabi nuko. Turimo gusoza se, turimo gusoza. Hari akandi karirimbo se k'Imana? K'Imana, karirimbo keza. Hari uturimbo two mu gitabo tujya tubaho, sinzi nimba arakuzi two mu gitabo. Ndebe ko hari akonshobora. Nageze ku mwami Yesu none mu mutima wanjye hari mu izuba ry'ubuntu rimurika iminsi yose. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu ndirimba n'umunezero. Umuriri w'ubuntu bwe uri mu mutima wanjye, agakiza ke muri jye ni nk'umuraba mu mazi. Nangiye gufashwa. Babantu bajya bavuga ngo ntago wamenye gitari ngo ushaje, ngo gitari n'igifaransa ngo ntago byigushaje. Ubu se ko ndimo niga Icyongereza? Ko wabimenye? Ubu ko ndimo niga Icyongereza? Icyongereza uri kukiga? Iyi telefone se ngo ntirimo ni igitabo gisobanuye. Buretse ejo nzakwandikira akabaro wumve. N'indimi se? N'indimi. Umaze kumenya zingahe se? Indimi zingahe? Mvuga Icyongereza, nkavuga Ikinyarwanda, Igifaransa. Ikinyarwanda ni akantu kari simple kawagashyira hasi kanigendera. Ikirundi Ikirundi cyo zene Zakariya. Uzi indimi nyinshi. Uzi kuzi indimi nyinshi. N'Ikigande nsanyitse kukuraba. N'Ikigande n'ingarangagara kwebaka. Uzi az indimi nyinshi. Umaze kumbwira hafi enye. Indimi zigomba kuba nyinshi kandi tugomba kuzongera ko ntawamenya aho bwirageze. Nose Icyongereza nacyo uri kukiga, uri kubona biri kuza se? Icyongereza kugeza ubu gusa niba ari uko hari ntumva neza iyo baprononsa simbyumva neza, ariko ibyanditse ndabisoma. Ibyanditse nibyo ubu nibyo mbasha. Akubwo no kwandika nawe utangiye kubimenya. Ndandika. Nanjye ndandika. Ndandika da. Ndandika nakumva n'ijambo ntazi nkajya muri telefone nkaryandikamo nkahitamo n'icyo risobanura. Muri touch. Nzajyemo nkarishakamo. Ubundi se ubundi wakoresha touch utazi Icyongereza?
niyo mpamvu yananiye ubu uze ko ntaramenya aho ndegera imirya kwako ahubwo ndavanuka amaya numbeshye nose wagize washizemo ikaba mu gifaransa oyageresha icyongereza kuko nicyo kigezweho telefone ariko biroroshye nizi igifaransa ugahita mu gifaransa erega nacyo cyari gikeya kuko cy'amashuri 5 ngiye muri telefone hazamo igifaransa cyimbitse cyo kure cyo ku mashuri ntagezeho ugasanga ntabwo sinakimenya nacyo biriya kiriya kimigani n'ibindi kirandenze ntabwo nakigezemo ngira tundi duto tworoheje dusanga twa primaire n'ubundi ngize muri telefone ni hahandi nta mpamvu yo kugikura mu cyongereza nakomeza nkajyana uri mu gihugu gikoresha igifaransa ntabwo wakicwa n'inzara oya ahantu hari igifaransa ushobora guhagarika ikinyarwanda umwaka ugashira kuko uko biri kose nanazenguruka gaca amarenga ariko message yanjye gatambuka urumva rero uzi indimi nyinshi kabisa kandi azandika ibyo mvuga byose nabyandika n'igiswahili ndacyandika n'igiswahili urakizi Kiswahili ako se wigeze kuririmba n'indirimbo y'igiswahili niye ubu nimvuze igiswahili wagira ngo ni iki sinzi nzi no kugitandukanya cya Kongo n'icya Tanzania ni ibisanzwe waraciye mu buzima ugize none birangiye umenye na gitari gitari wa mukobwa nakundaga kera urayumva oya uri muri kuyumva Kristina mwana nkunda Kristina mwana nkunda usigaye ubayehe ko nategereje akabarwa kawe nkagahe babite wose n'ubundi nigira amata mama wiwe ni mama gira amata iyo ngiyo ni yaciye kuri radio iyi ya Kristina yica kuri radio yica kuri radio ni bisanzwe ni yakaranyuze yakaranyuze bisanzwe akuzi karanyuze nyinshi karanyuze kanve ko arindi namenyara kwagiye oya ducurangire kabisa yindi karanyuze abantu bumve ko gitari kabisa uyise tutaririmba kumva umuziki kabisa hariya nkozi mitoyi hariya nkozi mitoyi intoki mu kigo kinini kizitiriye n'ibyuma bihagaze nk'iminara naringiye gusura umubanyi ubwo inyana zari zisubiye iswa ku musozi mwiza w'indinganire nampingutse heza ntarabona umwana nasanze yaranyuze umwana nasanze yaranyuze umimirya simuremure umwe wo kuvunika umubiri n'inkuda wabashije umubyimba n'inkuda nikundira urabyumva ute wowe mugenzi ushubije ikigonde nikundiye umva mwana nakunze nyikubona akabyina ngo utuye unyikirize ejo nzaza tukiga tukabyine dufata n'urunana nk'abangana wamwumvisha umusaza mze twakikomereje ubu mze ubundi ubu amafaranga abuze ngo mu kazi bitagenda siwagenda mu gisope gucurangira abantu ntabwo nese mu gucuranga igisope ntabwo wajyayo nacuranga iby'Imana bikaba nibyo binyubaka ahubwo no kuvuga ngo wama kandi ka groupe keza k'abantu benshi nkajyamo nkaba byo menyera nkajya mu by'Imana sinshaka kuzasaze mu gisope n'ubundi nasubira mu icupa nusubonye promotion bakakubwira ngo juza ucuranga iz'Imana ariko mu kabari wajyayo mu kabari ntabwo najyayo iz'Imana akabari nakavuyemo nkareba sinzagasubiramo oya bakakubwira ngo ni iz'Imana sinasubiramo mu kabari
k'abapagani tugomba kubasanga kuri tere kandi bakaba bari hariya ahantu bizagenda gute? sha baravuze ngo ntukagendane n'ababi ntaho najya agiye ntaho najya tuzabasanga niba bari nyine biyambika uruhu rw'intama bakita ikindi kintu ntabwo najya ntabwo hajyayo oya twari tugiye gushakayo akazi oya ntabwo nzajyayo bakatubwira nose aba bapagani turabasanga abapagani bazajya bandeba uko nsa mbabera umucyo nibampurumbira bazambaza aho nakirijwe hanyuma bansangeyo ariko niduhurira mu nzira tugenda nzamuganiriza iby'ukuri mubwire ukuri mpagaze ku maguru yanjye abiri nka Pawulo kuko sinzatinya kuvuga icyo nabaye cyo reka nkubwize ukuri igihe bajyaga bavuga ngo ndi umusazi njyewe jyenyine uwangiriye neza n'uwatinyutse araza arabimbwira nahise mushimira cyane n'uyu munsi nanjye nabibwira undi nawe akagira gute akoroherwa akaza tukagendana nta kibazo ariko umbwiye kumusanga mu kabari ntabwo najyayo nose atari mu kabari mu nzira handi twagendana mu nzira turagendana ubu subu ahandi twabasanga ni ntabwo si ibintu byoroshye muri stade kereka bategeka akada erega bari baragoye kuboneka kandi ubundi ikindi nakubwira nubwo wabashakisha akajana burya Imana niyo yitorera urebye ukuntu nagiye ntawakwemera ko ari wagiye no mu rusengero narahagurutse abantu baraseka bavuga ngo muze ngo bira bintu nibiki oya bose bambariraga ku ntambwe z'intoki buri mwanya bari bazi ko nyine ngo aho ngaho ariko nyamara nagiye genzi kinjyanye uko impunzi burya niwakira umuntu akaza ari impunzi uzamenye ko ari impunzi koko ariko niwakira umwimukira azaza yimukanye n'imitwaro ye yose burya umuntu uhunze aba afite icyo ahunze niyo mpamvu nanjye nashoboye ariko iyo umuntu avuze ngo ndahunze cyo kimwe no ufata umuntu uvuye mu itorero ringiri ngo ngiye muri iri akabwira muri ringiri akongera akabyuka muri indi birya ntuzabyemera hari igihe ngo usanga ngo wenda ngo uba muri Bethesda ngo ugasanga muri Zion niho boroshye ibintu sinshobora kwimuka mu itorero kuko ikintu ngendana cya mbere ni Bibiliya yera padiri na pasiteri ntabwo mbemera uwo mu pasiteri ahari cyangwa adahari Imana yanjye hari akaza mugiye mu iteraniro mbanagiye guterana gusenga banasengeye muri saa 9 yanjye Uwiteka Imana yanjye niho niherana nayo mu rusengero mba ngiye guterana kwera ukuri kwanjye nuko nguko amasengesho mvimwira nayarangije nose abantu bavuga ngo ngaho tubwira bameze nka babandi umumaro wo kujya mu rusengero wo kujya mu rusengero uhura na bene so mugaterana mugahimbaza Imana ikanezerwa mukamenya ugowe mukamenya umerewe nawe ukundi mukamenya urushye mukamuruhura Imana ica mu bantu nuko ibintu biba bimeze niwo mumaro wo kujya mu rusengero pasiteri nta kintu yagufasha reka nkubwire umuntu uzakubwira ngo umuntu uzaba utungwa nuko bamusengera arwana ngo ni munsengera atabasha kwisengera burya bari mu byago ariko uwisengera babana n'umugisha kwisengera nibyo byambe nicyo kizima ni gute ubutumwa bw'Imana buca mu wundi muntu ntabwo byashoboka ntabwo ngiye ntiduhuriramo ubu nta muhanuzi abahanuzi bamyeho birashoboka ko umuntu ashobora kuzahaguhanurira ariko biba byo mu rusengero uzumve ni ukwigisha gusa bisanzwe byo kurema abantu byo kurema umuryango ariko ubutumwa bwawe nyirizina ubukura mu buriri bwawe nose muri iyi minsi izi nyigisho ziriho ubwo ndahita nkubazaho habaye ko ari inyigisho z'ibitangaza oya mbwira ku nyigisho ziriho ni ibitangaza ngo Imana iguhaye imodoka ngo Imana iguhaye visa uzarebe ko abivuga batavuga abo bazi bavuga abo bazi bazifite n'ubundi ntago bakugeraho wowe biriya n'intuze ni fo zikaribyo biriya ni fo uziko ibyo bintu mise ubuse ko ntacyo baramanurira babonye ko nkaze ku buryo nabagumukana cyangwa byagenze bite mazemo imyaka nta muntu uramanurira ariko giye mba numva namubwira nti wowe ubundi uri igiki nta muntu wagwanurira cyewe uyu nguyu Imana iranyibwirira ari nayo nkorere ndanabibona uzi ko nshobora kuva mu rugo rwanjye nkajya ku kazi nkagera nzi ikintu ngiye gukora ahubwo ntazi aho kiri buve wizeye umunsi w'amafaranga ndawumenya ahubwo simenya hava ubona yaje ndabibona ariko simenya hari buve kandi gusenga kwa Imana irabyumva niyo ngiye gusenga niyo nsengeye umuntu biraba niyo ntanze inama iraba kuko mbitangana umutima muzima ikintu cyose utanganye ukwizera uhagaze ku maguru yawe abiri witwaje intwaro y'Uwiteka icyo kintu nta kuntu kitabo nubabwira ngo hanurira ibyawe birongera bibeho uhanure wizeye cyane birongera bibeho noze sibaguhanurira kandi ari ibyawe ubwanye ndihagije n'Imana yanjye ubu nje ngakubwira ngo Imana irambwiye
ngo izakugirira neza. ubwo se urandusha iki imbere yayo? Ntabwo wabyemera. urandusha iki imbere yayo? Oya, ntabwo nagukundira. ntabwo wabyemera. niyo nakubaha nakureka ukagenda gusa. Nose ntabwo nagomera impano z'umwuka wera. Mana muri iyi y'Isiraheli, minsi abo bantu dufite ni bake cyane. Turi no muri Pentecote. barahari ni bake cyane, bituma n'abahari nabo batizerwa kuko benshi barabyitirira, babigize rasiyo yabo, ni business. Hazanyemo business. n'Imana iravuze, uzumva ahangabirwa bavuga mugenda ku mapikipiki mufite amaguru, nicyo ngicyo. ubwo nta kindi kintu cyo kuba kiba gihari. Ibyo simbyemera giye. Okay. Aha, abantu ubwo babyumvisha. Babyumve. Babyumvishe atazagera nunakubwira. Wazirorerere rwose, Imana yangira amagije. Ibintu uva mu rugo wasenze amakuru. Mba naranje ngiye guterana kwera no guhimbaza Imana nta kindi. Ahubwo ikimbabaza nuko imbaraga zimaze kumbana nta ntasimbuka. Ikindi ahubwo okay. Ikindi kintu gije kinanira. Nk'ubu nshatse kujya gucuranga kubera ko ibyo mba mvuga byose biba bindimo, ikiringa kiramfata nkarira. Simbasha guhimbaza Imana uko mbishaka. Mu rusengero se bita bigenda gute? Ndarira. Ikiniga giza kimfata. Kuko nk'ubu ngiye uvuga ngo naramonyeje kuntabara. Nibutse ko natabaye n'ukuntu nacisegereza. Kandi nanagiyemo kubenzo. Barara aho kanya. Cyane ndafashwa cyane giye. Nta n'umuntu ufashwa nkanje. Kuko iyo ngiye ngenda nzi kinjyanye. Turirimbira ko ari mu. Sinyibuka amanota yawe narayibagiwe. Ntabwo nyifite pe. Naramuba nyaza kunabara, ubwo naringeze mu gicucu cy'urupfu, amfata ukuba maze ankurayo. uwo niwe nirata n'umutabazi wanjye, naramubonaza kuntabara, ubwo nari ngeze mu gicucu cy'urupfu, amfata ukuba maze ankurayo. ubu niwe nirata n'umutabazi wanjye. Niyo mpamvu mpagaze ntagira ubwoba ngo nizigirwe ibizaza ejo, kuko nta n'umwe wabasha guhindura imigambi ye. Haleluya, amen. Nafashijwe nanjye. Mana uko wafashaga basogokuruza, niko natuza dufasha mu myaka iri imbere. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite nitwifuza undi murengezi. Haleluya. Kakomeza ko karimba dukomeze. Naho ngo kagaruki. Agwe nkaza. Uruko wahoze, hey, kose. Siwumva ikiganiro noneho wagira ngo niwe kigitangira, kandi turagikomeje, kigezemo hagati kabisa, ibintu bimeze neza. Afite indirimbo nyinshi. Ubundi rero iyo umaze kwicara urimo ugenda ukumva ko umeze nk'umunyabyaha, biba ari byiza cyane kuko urabasha ukisuzuma. Ubwo rero ari uturirimbo twinshi tujya tuza, ubu ngubu turimo turabyigana, nabuze akantu nafata. Turirimbe nta kibazo. Kanumve akaribuza nakahera. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ndimusanga iteka ntacyo nzamburana. Numva Yesu anyemeza
kwambuza imbaraga ngo njye musenge iteka ntacyo nzamuburana yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanerade yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanerade ufite imbaraga zihagije rwose gukiza ababembe igahoza imitima yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanerade. Ino ndirimbo wacuranze z'Imana uri kuzicuranga neza ukanazirimba neza. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya, nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya, nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho, kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Nzagera ku cyo yavuze, nzagera n'aho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Iyo ibivuze biraba, yategeka bigakomera, niyo ifite ijambo rya nyuma kuri jyewe. Haleluya, Amen. Niyo ifite ijambo rya nyuma kuri njyewe. None se muze nk'akaririmbo ukunda kuririmbira madamu muri mu rugo ukumva arishimye ni akahe? Niko kanyuma tugiye gucuranga. Uno muri kumwe. Si watubwiye ko ufite gitari mu rugo? Akaririmbo ujye umuririmbira. Hari akaririmbo nyine nkunda n'aka ngaka n'umwana wanjye akunda. Uhe? Uno mutoya? Arabyina agasereko. Arabyina uri gucuranga? Nahereye mu buto bwanjye niruka inyuma y'imiza ariko iransize, negereye abanduta ngo bambwire uko nakwiruka inyuma y'imizi musige, negereye n'abakambwe ngo bangire inama isumba izindi mu buzima. Je n'ai jamais trouvé de réponse que je veux. Nabajije Bibiliya, igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuriwe. Hakurya yarwo ruzi iwacu niho nzicara nkaruhuka, sinzongera kwiruka habe no guhagarara inyuma y'ibihe.
nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe mpagaze mu gihe kitazashira ngwino tujyane mugenzi we iyo tujyanye heza kuruta aho dutuye tuzabana na jambo maze aduha ijambo tuvugira ijambo imbere ya jambo haguruka mukunzi wanjye we ngwino tujyane dore itumba rirashize uburabyo burabije ku isi igihe cyo kujugira kwirageze kandi ijwi ry'intungura yumvikanye mu gihugu cyacu ngwino tujyane Yesu we ni wowe utazansiga fata ukuboko tujyane ukomeze unyereke inzira izuba rirarenze kandi inzira ni ndende fata ukuboko tujyane ukomeze unyereke inzira izuba rirarenze kandi inzira ni ndende mbega umurya we kabisa nanjye ndumva inshimishije ya mzee urakoze ni nk'iki wabwira umuntu wese uri kukureba utarakizwa uri mu buzima nk'ubwo wahozeho mbere ndasaba umuntu wese ukiboshywe n'ingoyi ya satani uboshywe na ka cupa uboshywe na ka gacupa na ka gataba tumura ko ari mu ndiri ya satani inzira ya sekibi navi buzimu azi buntu Yesu ateza amaboko kugira ngo amwakire ni ubuntu nta kiguzi kandi hari amahoro hari amahoro kuri hari amahoro kwa Yesu hari amahoro none se nk'abantu bavuga kari abantu bajya bavuga ngo inzoga ngo ziraryoha paraporo na fanta nkawe ukurikije nk'umuntu wabinyweye byose ndakeka na fanta warayinyweyeho cyangwa niyo nkwa nakongeraho n'ikindi ntaguciye mu byuvuga baravuga ngo n'umugore araryoha nyamara umugore ararura bazagiye muri Bibiliya mu migani muri migani 5 bazabisangamo imigani 5 bazagende bageremo barebe bazabisangamo kuko umugore ararura nk'umubirizi kandi nta kiryoha gusumba umugore no mu buzima bw'isi yose buhari izo nzoga ziza hanyuma ariko ararura gusumba umubirizi kandi nicyo kintu cyambere gihari kiri imbere y'ibindi byose havamo n'abantu havamo n'iki byose ariko uburure bw'umugore burasharira gusumba umubirizi none se ubundi tuvugishije ukuri fantasi ziryoha kurusha inzoga tugendeye ku buryohe busanzwe yego nicyo nashakaga fanta iraryoha kandi unywa nkeya ntikononera ntabwo widesharija ushira inyota vuba ntigutesha umutwe si ikiyobyabwenge muri rusange ariko ikintu ubundi ugomba kubanza ukamenya n'icyo ari cyo kiyobyabwenge ni umuntu avuga ngo ni ikiyobyabwenge ugiye kugirwa ari ikiyobyabwenge ubwo se uri kukinywa kandi ari ikiyobyabwenge urabizi ko ari cyo birasobanuye birisobanuye pe ikiyobyabwenge ubwo nukinywa ubwenge burayoba gusa icyo nabonye kibamo satani mpamvu mvuga ngo kibamo satani kirashukana ubimenya yuko ari kibi iyo kivuyemo kubera ubwenge buba bwagiye n'umuntu uriya muntu ukikirimo ntabwo abimenya kuko nanjye ubwanjye ntabwo nabimenyaga uretse ko nafataga niba mpomeye 500 ipine y'ipikipiki natwaraga nyamanitse gutya nkaruka bampaye ibiceri 200 bya biceri 200 bampaye bikaba bitakibajije kugura kandi none ngasigara nanduranya nakijana rya gatatu ngo ngura kandi ka kabiri ubwo dondo bonke kabira butonze kari n'abantu bakuzi ngewe numvishe bambwira nguri ngo koko Imana irakora ngo dukurikije kuntu tuzi Faranswa ukuntu asigaye ameze biragaragara ko yakijijwe pe ngo gukizwa ni byiza ngo sigaye ukeye nagiriwe ubuntu imbabazi nagiriwe ntabwo zigabanije Uwiteka nankomereza ahangaha ndabimusabye ukomeze ucurangira Imana wibere mu Mana ni byiza pe bose nicyo kizima gihari turashoje rero kadusabe twumve icyo wabwira abantu ari ukubonye bakaba kwikundiye akavuga ati wenda reka
uno musaza nzamutumire mu birori byanjye ariko bihimbaza Imana. Tubibutse ko aririmba mu bintu bihimbaza Imana gusa. Mu kabari si yajya gucuranga yo yabyanze, yavuze ko azacurangira Imana. Rero ushobora kumubona kumva uramukunze, hari icyo yagufasha, katumubaze twumve uko twamubona, cyangwa se nagira amata nimba mubona katange nimero zawe ku buryo gagize ukubona wese yakuvugisha nimba nta kibazo, ariko nimba harimo ikibazo ntuzitanga. ari mu bintu by'Imana kuko nanjye niho nduhukira, mu Mana niho nduhukira. Nimero yanjye ni 0789 52 52 60. Abakunzi banjye mwese mbifurije ikaze. Murakoze cyane kandi wakoze kuza ku butumire bwacu. Namwe mwakoze. Imana ibongere umugisha byo mukora byose. Nizere kandi ko turi kumwe igihe cyose nkuko nyambyandika no kuri YouTube. Turi kumwe rwose, tuzakomeza kugutumira nawe. Biye tutanabishyize kure cyane, twibutse igihe twatangiriye tukareba naho tugereje kuri uyu munsi. Namwe muri mu baje muri fondasiyo y'ubuzima bwanjye, kuko turetse ko ari ikiganiro wenda dushatse guha abamenyi bacu, nabwo muransobanukiye kurenza. Yego rwose. Twakoze ko iwanyu ari mu muryango. Ni karibu kandi iwacu urisanga. Rwose murakoze. Turabashimiye mwese abakomeje gukurikira Source TV, mukomeze mukande subscribe abatarayikora. Ibiganiro nakagaruka, murakoze. Source TV, improve your passion.